Hey everybody, ahangaha ni kuri Sun TV Rwanda online. Nkuko bisanzwe iteka murasanzwe mubizi neza yuko tubagerera kuri kandi hashoboka, hanyuma natwe akabashakishiriza amakuru yimbitse kandi yimvaho. Mwebwe rero mudukurikira turabakunda cyane, murabizi neza. Hanyuma tukaba twibutsa abageze hano bwa mbere ko kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Sun TV Rwanda online, hanyuma mugakomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda ndetse n'amakuru meza tubagezaho. Inkuru y'akababaro, inkuru ibabaje itishimiwe n'abantu bagiye batandukanye. Tuyishime Joshua Jaypolly, n'umuhanzi wakunzwe cyane, n'umuhanzi watangiye music kera cyane, akora ibintu byinshi bitandukanye mu muziki wacu w'u Rwanda. N'umuhanzi watangiye music yitangiriye muri chorale, ariko akaba yararirimbaga ku buryo busanzwe. Jaypolly akaba yarakomeje kuzamuka, ariko mu mwaka wa 2003 akaba aribwo byanyabyo yinjiye mu njyana ya hip hop. 2003 2004, hanyuma mu mwaka wa 2006 nibwo Jaypolly yari amaze kuba yakinjira muri hip hop neza, uretse ko mu makuru yagiye atangaza akiri muri ubu buzima nuko yavuze ko kinjira muri hip hop bayitangije ari mu buryo bwo kwinezeza cyangwa se bwo kwishimisha, ariko uko iminsi igenda yicuma baza kugenda babona ko harimo akantu cyangwa se harimo ukuvamo umugati. Abantu barimo babyishimira kandi abenshi noneho bakumva bitera n'inkunga, ibintu biratangira birabatunga, kugeza ubwo Jaypolly yaje kuba ubukombe kabisa. Yaje gusohora indirimbo rero yakunzwe cyane, abantu bamenye, yitwa Ndacyariho Ndahumeka. N'indirimbo yakoze ku mitima y'abantu benshi, bituma Jaypolly akomeza kwamamara. Muri icyo gihe cya Ndacyariho Ndahumeka nibwo yahuye n'abasore batandukanye barimo Bulldog, barimo na Fireman, barimo Bulldog, barimo na Green P, hanyuma bahura n'uwo bita Pifla, hanyuma bakora itsinda ryitwa Tough Gangs. Rero yakoze byinshi bitandukanye noneho, ariko mu gihe bakirimo bihuza, Jaypolly yaje gusohora indirimbo yitwa Umupfumuzwi. Nayo yarakomeje none imukorera ibitangaza ku buryo Jaypolly muri mwaka wa 2007 gutyo Jaypolly yamamaye cyane, aranamenyekana nk'umuntu wa muraperi wari ufite imyuka ihagije. Jaypolly akomeza kuba ubukombe, atyo akora muri Tough Gangs, bakora indirimbo nyinshi zitandukanye, zirimo izo bita Kwicuma, zirimo izo bita Gereza, harimo izo bita Amaganya, harimo indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye bakoreye muri Tough Gangs, bazamura hip hop nyarwanda ku buryo kugeza amagingo hip hop aho ihagaze twavuga yuko ari babasore ba Tough Gang bayihagejeje. Ndetse no mu Rwanda ivuze hip hop abantu benshi bahita bumva Tough Gangs. Hari abapeti bashyashya barimo bazamuka, barimo babikora, barimo banabikora neza, bazanye injyana nshyashya za Kenya trap n'izindi, ariko iyo wumvishe Tough Gangs rwose, iyo wumvishe hip hop utekereza Tough Gangs. Jaypolly rero yakomeje kubaho atyo muri Tough Gangs, baza kugeza igihe Jaypolly basa n'abatandukanye na Tough Gangs ku mutima, ariko buri muntu wese akaba afite ibikorwa bye bwite akora. Jaypolly nibwo yaje kujya muri Primus Guma Guma Superstar. Primus Guma Guma ijyamo ya mbere, hanyuma iya kabiri ntiyaza kubasha kuyijyamo kubera ko yari yariheneye ku banyamakuru, abita ko ari amadebe. Hanyuma nabo baramukomanyiriza bamuga bati ntabwo ushaka kujya muri Guma Guma y'uyu mwaka. Hanyuma
Jaypolly yakomeje kuba akora music bisanzwe, ariko kuri Guma Guma season 3 nibwo Jaypolly yasabye imbabazi abanyamakuru, hanyuma asubira muri Guma Guma, ari nabwo yitwaraga akora ibintu bikomeye cyane mu Rwanda. Hip hop irasagamba kubera Jaypolly, kubera ko Jaypolly yatwaye Primus Guma Guma Superstar, hanyuma nibwo yagiye akora ibikorwa bya tari no bigezweho, yagiye akora indirimbo zo bita za Malaika, indirimbo zo bita za Apfuye, indirimbo noneho biragenda biba neza byatari. Hip hop iragenda irakura kabisa, iragenda irasagamba fresh. Biravugwa ko rero mu minsi yashize gatoya Jaypolly yagiye muri gereza asohokamo kubera icyaha yahamwaga. Yarangije igihano cye agera mu rugo, yahamwaga icyaha cyo kuba yarakubise umugore we akamukomeretsa. Hanyuma rero nyuma y'iminsi runaka, ejo bundi hashize, nibwo yafatiwe mu cyuho cya mabwiriza yo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Hanyuma Jaypolly arafatwa abajyanwa kuri polisi, baraza kubafunga. Bari bafungiye muri gereza ya Mageragere. Hanyuma Jaypolly nibwo yafatiwemo n'indwara. Amaze gufatirwamo n'indwara, Jaypolly bamuzana mu bitaro byo ku Muhima, ari naho Jaypolly yaguye bya nyabyo. Jaypolly rero umuhanzi wakunzwe cyane, wakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye, yitabye Imana. Tukaba tugishakisha rero amakuru ikintu cyamwishe bya nyabyo, kugira ngo nayo tuyabagezeho, tuyabavire imuzingo, tubasobanurira bya nyabyo ikintu cyishe Jaypolly. Ciao ciao, in Sun TV Rwanda online. My name is Icyogere Equal Big One Super Artist them against Izo. Mukomeze mugubwe neza.